Ligan abantu baje Nyamirambo bafitemo akoba ko kuvuga bati Rayon Sports naho turayibona nyine ikina muri Isekafa n'ikipe isa nkaho iriyo zinganya imbaraga. Task yari igipimo cyiza kuri rero koko cyangwa baracyakina kiri igipimo? Task ari igipimo cyiza cyane kubera ko ni ikipe yatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya. Sinayo gusa kuko Rayon Sports yayitsinze nyamara yari nabanje no gutsinda n'ikipe champion wa Zanzibar KVZ. Sinayo gusa rero yayitsinze yarabanje no gutsinda champion wa Kenya Gor Mahia. Sinayo gusa rero yayitsinze yarabanje gutsinda Jamus champion wa Sudan y'Epfo. Izo ni ikipe enye zose zagize zitwara ibikombe, eshatu zatwaye amashampiyona y'iwabo, indi twara igikombe cy'igihugu. Cyari igipimo cyiza cyane. Naganiriye na hari ingingo mu ijoro ryakeye nkuko nari maze kubigarukaho mu kanya. Namaje bimwe mu bibazo ndamazana ariko coach. Ibyemezo wafasha byo guhindura bamwe mu bakinnyi byatewe n'icyo ugereranyije na match za KVZ ko ari wayitsinze. Arambwira ati reka duhere ku cyemezo cyo kuzana umusore inshuti Didier, mu defenseur mwiza cyane Bukayibe ejo tumutaka nk'ubwani hari ingingo yarambwiye ngo afite kumukoraho sezimwe akadomo defenseur mu Mavubi. Barabona ko ya confidence yamaze kuyimushyiramo, yamaze gutangira kumukoresha. So guhindura rero igitekerezo nuko ikipe ya Taska yatakisha abataka babiri. Yambwiye ati Matumona ni umudefenseur ukoresha ubwenge cyane ariko utari mwiza cyane muri duel. Ni mugufi n'imbaraga z'umubiri ze ntago ari nkiza mugenzi we. Ati we rero kenshi ni umukinnyi ukora ama interception abona danger itaraba kayikuraho. Ariko iyo afite umuntu agomba kumarika kuko abataka ari babiri abasenta baka bose bari busy. Babisaba kugira babana none biteguye gukoresha umubiri baganya duel. Niyo mpamvu navuze ni reka nshyiremo Didier kuko afite taye ni Coston umusore afite umubiri mwiza araza kuza kudufasha byanatanze n'umusaruro. Yakoresheje n'ijambo ryiza cyane nakunze ry'igifaransa arambwira ngo rugage akesha ari ingingo tuganira ikintu mukundira anganiriza asa n'underamo kuzavamo umutosa nubwo ngende umunyamakuru. Arambwira ngo hajye nugira ikipe ngo ujye ushaka aba remplaçant de Lix. Icyo bita umuramplaçant de Lix mu mupira naho ngo ni wa muramplaçant waguha ibintu neza nk'ibyo umukinnyi ubanzamo yaguha. Wa mukinnyi ushyiramo kumva udafite ubwoba fata uyu nguyu ko ari hasi cyane yubanzamo. Arambwira ati rero Didier vraiment yareponze neza kandi yanareponze neza. Mwabonye ko hari n'imipira ajya kuraho neza nko ku munota wa nyuma mwataka amaze gucomeka pass agiye kujya gusoza birangira akoze neza cyane. Umupira biterekano cyane cyane ubona ko nabwo atanga akazi kuri izo no kubona mutera nyine abadefenseur bazamutse. Yakoze ku mipira myinshi mu by'ukuri ashaka kubyara ibitego ukabona ko mu by'ukuri zanshingano z'umudefenseur ejo rwose nshuti Didier yazikoze neza. Yagarutse kuri Eritatu ubushize yari yabanje hanze ariko yamanje mu kibuga. Arabizi ko ari wa débloquer situation muri match y'ubushize. Ajawe tumusuze yitwa Grace akaba yana duhaye ibipimo by'uyu musore umunsi w'ejo. Eritatu turamuganira byihariye ariko umva uko yakoze no kuvuga ngo ibipimo bya GPS ni byinshi cyane ni birebire ariko ndashaka gufata just bikeya ko sinabinyuramo byose mfate bino bigari. No kuvuga ngo mu gihe cya sprint yakoreshaga amasegonda 322 niba ariko babibara. Babara yuko uyu musore yagerageje kukavaringa byibura ibirometero mu minota yakinnye bigera ku 9 mu kibuga. Bavuga yuko ikijyanye na stamina ari kuri 84 n'ibice 5, agility ari kuri 18 n'ibice 2, speed 46 n'ibice 6, attack 40 yakoze imvuruvuze muri attack 48 zikipe. Imipira yagiye imunyuraho n'ibindi wenda byari ibipimo bigaragaza uburyo yagize match nziza cyangwa imibare yari iri hejuru. Tutabitinzeho hari ingingo yambwiye ngo ikintu gikomeye Eritatu cyatumye yamukoresha ku munsi w'ejo. Yavuze ngo ni cya kintu twigize kugaruka ngo
kugira profile zitandukanye byorohera umutoza. Aravuga ati abakinnyi benshi ufite rashobora gushyira kuri rya ruhande natekereje bose bahuje ikintu kimwe, bose ni abakinnyi beza ariko babanje gukoresha imbaraga zabo ushobora gukoresha tekinike. Arambwira ngo ikintu narumaritse mu myitozo, ureba ahantu hari ingingo abera umuhanga, murebe pase zose yari 3 bamuha, murebe ahantu abari. Yaravuze ngo making sure yuko agomba guheza akajya ku murongo barenguriraho, hano baro bayirengurira yirenze. Ati uko kwitarura gutuma za ntege nke z'umubiri afite Axel atisanga muri duel yakira baro yanjye cyane. Ati rero iyo amaze kwitarura akajya ahantu ha wenyine, kuko mu defenseur aramureka akagenda kuko bari kure cyane izamu nyine abayahejeje ari ku murongo ntabari hagati mu kibuga. Ati ibyo bituma abamuha pass bayimuha ahagaze wenyine akabona uburyo bwo kuyifunga. Aravuga ati harya iyo Eritatu yamaze gufunga umupira, ati ibintu byose ndamubwira ngo ubikore uko ubyumva, koresha Imana yaguhaye. Ati rero ni abantu benshi bibesha kuri Eritatu, aragucenga aragutwara, ikintu cyonyine barageze ku kirenge washobora gukora ikosa kuvuga ngo yatakaza umupira no mu myitozo. Atari ko nabonaga kumushyira muri wa nimero 10 arabona mediateri bamwuzuraho duel ziraba nyinshi. Ego ati kandi kumusaba kuzajya garuka hagati nubwo ari umuwinga kinjiramo hagati cyane, nubundi arahura n'umubiri w'umudefenseri kuko adafite imbaraga z'umubiri atabasha guhangana n'umudefenseri kuri baro zisaba duel, aho ngaho aba yamaze gutsindwa. Nsaba yuko agomba kwidetasha abadefenseri, donc bahunge uje muri free space ahantu ha wenyine pasi gusange ku kirenge, ati ubundi utangire ukore maje zawe. Aravuga ati rero ndacyafite kugenda mujera. Aravuga ati gukora ku mbaraga ze, gukora kuri icyo gitutu cy'ikipe nini agomba kwitwara, gufatanya na bagenzi be, gukora match nyinshi afite consistency. Arambwira ati icyo kintu rero nakazi gakomeye kaba gasaba yuko mu byukuri ugomba kubanza kumenya ko nubwo afite tari dasanzwe ariko physiquement umubiri we utari waba tayari wenda gukora match nyinshi cyane no ku myaka n'iki nuko yakinaga muri Mukura, average ya match yakinaga iminota n'ibindi. Aravuga ati ariko iki kintu kijyanye na positionnement yahagomba guhagarara nicyo ki kuri Eritatu. Ati nta cyumba akazajya amenya iteka katagomba kwiseseka mu defense, iteka kidetasha positionnement akayumva nkuko mbishaka ndi kubikoraho, physiquement akareponda neza, imbaraga zikiyongera. Ati uyu nguyu afite ubushobozi bwo gukina mu ikipe yose ashaka hano ku mugabane wa Afrika. Yanabivuze muri press conference ya nyuma ya match, hari ingingo twamubajije kuri Eritatu kuko mu byukuri buri muntu wese match kirangira karagahungu kabaga kakuri mu bwonko uri kugatekereza. Turavuga tuti wewe wamubonye uti? Aravuga ati uyu mwana uko mubona akurikije uko yatangiye imyitozo ameze bwa mbere nuko agenda azamuka no muri match za mbere ko arameze. Aravuga ati rwose nta gushidikanya ko ejo nejo bundi Amavubi yamwitabaza dukurikije ko ari gukina. Axel yize kubivuga, sinekeza ko duherutse umukinnyi w'umunyarwanda ukina nk'uko Eritatu akina, ufite imoso ukina kuri ruhande, ufite ya madrible ubyatera mu izamu. Urabona ko rwose Eritatu uramukura kubera ko yibera ni Butare batanakina match nyinshi, wenda abantu barabareba nibwo abantu batangiye kubona impano ye uburyo imeze. Afite impano dasanzwe pe. Hanyuma hano maje kuri Obedi yambwiye ko Obedi yagize elongation musculaire uyu mutsi w'inyuma kwitako we ngo wabaye nk'uweguka gato, ariko ntabwo ari deshirire kuko deshirire bikomeye cyane. Rero abaganga bamusabye ko amuruhura muri Sekafa kugira ngo arekavaringe neza. Namaje ku mpande ze Ganijuru na Kabange ko barovarapinga ariko sindi kubona za Centrebert yitaswanye. Arambwira ati nibwo bakigaruka igihe mbikoreho, nibwo yambwiraga kuri Obedi atari ko Obedi ni mwiza offensively, nda n'umusuggestinga nabimubwiye ibyo navuze ejo nabisubiyemo. Amwe ni coach sinkubeshye, analyse yanjye mu bumenyi buke wangorora, ariko ndacyabibona ko ukeneye umu center back akinana na Charles we amaze kudukonfirma. Ndacyabibona yuko ukeneye nimero 6. Abantu barashima Muderi Akbar, ariko hari ikintu mutabona mu byitondemo cyane uburyo muri kwanaliza ikinere yari uyu mwana witwa uyu mu box to box Brem Jingale bimusaba kudropinga dipa cyane
kugira ngo bakore ikintu kimeze nka couverture ari babiri kuko na Mudeli agira akantu ko kwiprojecta kuko ntago amenyereye gukinira muri zone nka nimero 6 ni umwanya usaba discipline idasanzwe again iyo rero Jingale ya dropinze depa kugira ngo bakore rinya ari babiri basa naho bakasa ari babiri byicira Issa Jigwiba kuko Issa Jigwiba nawe musaba kuza kubegera kugira ngo asingire umupira bigatuma Issa Jigwiba abantu bataryoherwa n'ubwiza bwe kubera ko Issa Jigwiba asingira umupira hagati mu kibuga kure bikamusaba gukora ibirometero byinshi awushira rutayizamu ari naho hari ingingo yambye ati ushaka ufite ukuri ku buryo mediane yacu ko kwikwe kwana imigeza kuri baro kuri rutayizamu Kameni ndamwana ariko nje sindemera ko na Kameni udakeneye umwataka tipike nimero 9 ubuja cyane wagukorera ibitego byinshi hari ingingo abayisekera n'umutoza ntago yambwira ngo abakinnyi banjye si beza ibyo bintu umva ntidushaka kugerana icyo kiganiro biziko ndi umunyamakuru ariko mu biganiro ushobora kumva neza iyo umuntu muri kuganira imbere y'ibyo mwavuganye iyo yigiye imbere ibyo aganira reyo hari ingingo arakuvuga ngo Rugaju ibyo uvuga birashoboka ko byaba ari byo ngo ariko byibara n'ubushobozi bwa Rayon Sport ariho nambwiye nti coach ibyo utavuga abafana utababwira nizo nshingano twe media dufite abafana ba Rayon n'ubuyobozi bwa Rayon mufite ikipe nziza mufite umuzamu mwiza mumaze kugira amaposta arikle abakinnyi nk'umunani iyi kipe yanyu tuyikeneye mu matsinda ya Confederation mushaka amafaranga mugura izo position mwishyira hari ingingo muri difficulty zo kumuha abakinnyi ibyo twavugaga kuri APR by'umukinnyi wakinaga gatandatu akaza kuri gatanu Mudeli Akbar he's not a number 6 to pick nukwidebria kwa hari ingingo you need to know that mukeneye kubimenya mumufashe urumva Mudeli ko gukina imyanya myinshi niba batangiye kubahinduranya nuko atarabona profile y'umwe yize mu center back ukomeye bivuga ngo akeneye ufite ibyo byombi ufite ubwenge ufite n'imbaraga Didier aracyari muto naramutoje azakura ariko matumona niba batangiye kumusimburizaho Didier mukeneye mu center back Kameni mwavuga ngo aragonga mukishima turabiganira mu isaha ya gatatu ariko bareyo nshuti zanjye ibi mbibabwira kuko mbiganira n'umutoza wanyu ntiyabyerura ngo abyemere ariko haracyari akazi ko gukora kuri ikipe ku isoko mufite ikipe nziza mwenjoyinga ibyo muri gukora